Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore tugeze ku cyigisho cya 22 kuburirwa kwirinda ubuhakanyi. Numva mpangayikiye abasore n'urubyiruko rwacu cyane. Nk'umuntu uzi akaga mufite, ndababurira kugira ngo mwe gufatwa mu mutego wa Satani binyuze mu bumenyi buke cyane mu by'ubuhanga buhanitse siyanse mushobora kuba mwarungutse. Kugira umutima wera kandi wicishije bugufi ni byiza cyane kuruta ubumenyi bwose mushobora kunguka mu buryo bushoboka bwose, ariko mutubaho Uwiteka. Aho abasore n'urubyiruko rwo muri iki gihe bashobora kujya hose, ntibazabura guhura n'abahakanyi n'abatubaha Imana. Mbega uburyo ari ngombwa ko baba biteguye kugira ngo bashobore gutanga impamvu z'ibyiringiro bafite kandi bafite kwicisha bugufi no kubaha. Thomas Paine yamaze gupfa, ariko ibitabo bye biracyariho kandi bizanira umuvumo abatuye isi. Ndetse abantu bashidikanya ukuri kw'ijambo ry'Imana bazashyira ibyo bitabo birangwamo kutizera mu biganza by'urubyiruko n'abasore n'abantu badafite ubunararibonye, bityo byuzuza imitima yabo umwuka w'uburozi wo gushidikanya, umwuka wa Satani ukorera mu banyabyaha kugira ngo ushyire mu bikorwa imigambi ye yo kurimbura abantu. Akaga ko kwifatanya n'abahakanyi. Turiho mu gihe kirangwa n'ubusambanyi n'ubuhehesi, kandi abagabo n'urubyiruko bihandagaza mu gukora ibyaha. Keretse gusa abasore n'urubyiruko rwacu nibarindirwa mu by'idini, bagakomezwa n'amahame adakebakeba kandi bakitonda cyane mu guhitamo abo bifatanya nabo n'ibitabo basoma bigaburira intekerezo zabo, naho ubundi bazugururira amarembo abantu bafite imico yangiritse nk'uko imico y'abaturage b'i Sodomu yari iri. Isura igaragara inyuma y'ab'isi ishobora kubikurura, ariko niba bahora bavuga ibitekerezo birwanya Bibiliya, bene abo baba ari inshuti ziteza akaga, kuko zizahora zishaka gusenya urufatiro rwo kwizera kwawe, zangize uburyo wita cyane kandi ukazirikana imyizerere ya kera ishingiye ku butumwa bwiza. Inshuro nyinshi abasore n'urubyiruko bahura n'abantu bashobora kubogamira mu gushidikanya no kutizera, kandi ababyeyi babo ntibamenya ibyo kugeza ubwo umurimo uteye ubwoba w'umwanzi ugeze ku ndunduro, maze urubyiruko n'abasore bakarimbuka. Abasore n'urubyiruko bakwiriye kwigishwa neza ko badakwiriye gushukwa ku byerekeye imico nyakuri y'abo bantu, kandi ntibagirane ubucuti n'iryo tsinda ry'abantu, cyangwa ngo batege amatwi amagambo yo gusesereza n'ubucakura. Keretse gusa abasore n'urubyiruko rwacu nibagira ubutwari bwo guhagarika kwifatanya na bene abo bantu igihe batahuye kutizera kwabo, naho nibitaba bityo bazafatwa mu mutego kandi bazatekereza ndetse bavuge nk'abo bantu bifatanya nabo, bavuga iby'iyobokamana n'iby'ukwizera Bibiliya ivuga, babiha agaciro gake. Kwiyemera n'ubuhumyi. Iyaba amaso n'abasore bayobejwe yahumukaga, babona ibitwenge byuzuye uburyarya bya Satani aseka yishimira uko yageze ku ntego mu kurimbura ubugingo bw'abantu. Ahimba inzira zose zishoboka ashaka guhuza ibishuko bye n'ibyo abantu babogamiramo muri kamere yabo, ndetse n'uko ibihe biteye kubo ashaka kugusha mu mutego. Satani azagerageza amayeri yose, kandi abo yateguriye ibishuko bye nibadashaka Imana bazaba impumyi be kubona ibishuko bye, kandi baziyemera bumve bihagije kandi be kumenya uko bameze n'akaga bafite. Bidatinze bazasuzugura ukwizera abera bahawe. Ndabwira abasore nk'umuntu uzi kandi wahishuriwe n'Uwiteka akaga kabategereje mu nzira mucamo. Ukwiyemera kuzabagusha mu mutego w'umwanzi Satani. Ntabwo abasore bagisha inama Imana kandi ngo bayigire ubuhungiro bwabo n'imbaraga zabo. Binjira mu matsinda y'abandi bantu bafite ibyiringiro byose byo kwiyemera ko bashoboye rwose gusobanukirwa ubwiru bw'Imana bitewe n'imbaraga zo gutekereza bafite, nk'aho bashobora kuvumbura ukuri bakagusobanukirwa ku bwabo. Duhangayikira cyane abiyemera bakiyiringira kurusha abandi bantu bose, kuko byanze bikunze bene abo bazafatwa mu mutego umwanzi igice w'Imana n'umuntu yabateze. Umuntu umwe muri iryo tsinda baba baratoranyije ngo ababere inshuti, ariko wandujwe no gushidikanya azinjiza umusemburo we wo kutizera mu ntekerezo z'iryo tsinda. Kubw'ubuhanga bwinshi bwo gushyeshya kwabo no kubwisumbwe mu by'ubwenge, kubwo gutera muri bo kurarikira umwanya wo hejuru, ibitekerezo byabo bizigarurirwa kandi imbaraga irimbura imico mbonera izabazaho. Abantu biha ikuzo kubw'ibitekerezo byabo bwite bazasuzugura amaraso y'igitambo
gihongerera kandi basuzugure na mwuka w'ubuntu. Abana b'ababyeyi bubahiriza isabato, abana bakiriye umucyo mwinshi kandi bitaweho mu mpuhwe zihebuje, bashobora kuba aribo bazagira umurage ukojeje isoni. Bashobora kuba aribo bazabiba ku nyanja, bazabiba mu mayaga bagasarura serwakira. Abana b'ababyeyi bubahiriza isabato, abana bakiriye umucyo mwinshi kandi bitaweho mu mpuhwe zihebuje, bashobora kuba aribo bazagira umurage ukojeje isoni. Bashobora kuba aribo bazabiba mu muyaga bagasarura serwakira. Mu rubanza, amazina y'abantu bacumuye ku mucyo ukomeye bazandikwa hamwe n'abazacirwaho iteka ryo gutandukana n'ubwiza bw'Uhoraho ndetse n'ikuzo ry'imbaraga ze. Bazazimira kandi bazashyirwa mu mubare umwe w'abapfobya bagasuzugura ubuntu bwa Kristo. Nahitamo kubona abana banjye barambikwa mu mva bagashyingurwa aho kubabona batera intambwe igana ku rupfu. Kuri njye, igihamya giteye ubwoba cy'uko naba nararereye abana banjye kugira ngo bazarwanye Imana yo mu ijuru, ngo bazongere ingabo z'abahakanyi mu minsi iheruka, kandi ngo bagendere munsi y'ibendera ry'umukara rya Satani, byaba ari igitekerezo kibabaje cyane kandi giteye agahinda. Ubutwari mu mico burakenewe. Urubyiruko rwacu ruzahura n'ibigeragezo mu mpande zose, kandi rukwiriye kwigishwa ku buryo ruzishingikiriza ku mbaraga ihebuje izindi n'inyigisho zihanitse bidashobora gutangwa n'abantu bapfa. Ahantu hose hari abahinyura umwami wacu kandi basanzwe batukisha ubukristo. Babwita igikinisho cy'abana kandi bavuga ko bwahimbiwe gutera ubwoba bapfa kwemera. Abantu badafite imbaraga z'imico mbonera ntibashobora guhagarara ngo barwanirire ukuri. Nta butwari bafite bwo kuba bavuga bati sinshobora kugumana namwe nimudahagarika bene ibyo biganiro. Yesu umucunguzi w'isi ni umukiza wanjye, muri we niho ibyiringiro byanjye by'ubugingo buhoraho bishingiye. Nyamara iyi niyo nzira nyakuri yo kubacecekesha. Nujya impaka nabo bazagira ibitekerezo byo guhangana nawe, kandi nta kintu na kimwe ushobora kuvuga kizabakora ku mutima. Ariko nubaho ugaragaza Kristo, nuba udakurwa mu byimbo no kubaha Imana yo mu ijuru kwawe, ushobora kubakorera icyo ibitekerezo no kujya impaka nabo bitazashobora kubakorera, kandi ubemeza ubuyobe bw'inyigisho zabo ukoresheje imbaraga zo kubaha Imana. Abantu bacungujwe amaraso ya Kristo ndetse bagahabwa impano bagomba gukoresha ngo baheshe Imana icyubahiro. Nta kintu kibabaje cyane nko kubabona bahindura ubusa ubutumwa Imana yaboherereje mu buntu bwayo, ibinyujije mu butumwa bwiza, maze bagahakana ubumana bwa Kristo kandi bakiringira imitekerereze yabo ifite aho igarukira ndetse bakishingikiriza ku bitekerezo bidafite ishingiro. Igihe bazageragereshwa guhura n'umubabaro, igihe urupfu ruzaba rubagera amajanja, ubwo ubuyobe bwose biziritseho buzayonga nk'uko ikime gishongeshwa n'izuba. Mbega uburyo biteye ubwoba guhagarara iruhande rw'isanduku irimo umuntu wapfuye yaranze kwakira irarika ry'ubuntu bw'Imana. Mbega uburyo biteye ubwoba kuvuga ngo uyu muntu arazimiye burundu. Uyu yagombye kuba yarageze ku rwego ruhanitse kandi agahabwa ubugingo budapfa, ariko ubugingo bwe yabweguriye Satani. Afatwa mu mitego n'ubucurabwenge bw'abantu bw'imfabusa, kandi yabaye igikinisho cy'umubi. Ibyiringiro by'umukristo ni nk'igitsikabwato ku bugingo bw'umuntu, gikomeye kandi kitanyeganyega, kandi gishimangiye imbere mu cyumba gikingirijwe n'umwenda, aho Kristo yinjiye atubanjirije. Dufite umurimo wihariye buri wese agomba gukora twitegura ibikomeye biri imbere yacu. Umuraba uraje. Abasore bari bakwiriye gushaka Imana bashishikaye. Umuraba uraje kandi tugomba kwitegura uburakari no guhorera kwawo, twihana imbere y'Imana kandi twizera umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka azahaguruka azanwe no kunyeganyeza isi mu buryo buteye ubwoba. Tuzabona amakuba impande yose. Amato ibihumbi bitabarika azarohama imuhengeri mu nyanja. Amato azarohama kandi ubugingo bw'abantu butabarika buzahatikirira. Inkongi z'umuriro zizahinduka mu buryo butunguranye, kandi nta mbaraga z'umuntu zizashobora kuwuzimya. Ingoro z'abakomeye ku isi zizakongorwa n'ibirimi by'umuriro.
Ibiza bikomeye mu nzira z'amagare y'umwotsi bizarushaho kugenda byiyongera, urujijo, gusekurana kw'ibikoreshwa mu gutwara ibintu n'abantu ndetse n'impfu zitunguranye bizajya bibaho kenshi mu byerekezo byinshi bikorwamo ingendo. Iherezo riregereje, igihe cy'imbabazi kigiye kurangira. Nimutyo dushake Imana bigishoboka ko ibonwa, tuyambaze ikiri bugufi. Umuhanuzi aravuga ati, mushake Uwiteka mwa bagwaneza bo mu isi mwese, bakomeze amategeko ye, mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza, ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Zefaniya 2:3. Kwishingikiriza ku Mana buri munsi. Mbese iyo ubyutse mu gitondo ujya wumva urimeza amajyo, ukumva ko ukeneye imbaraga ziva ku Mana? Mbese ujya wicisha bugufi n'umutima umenetse maze ukabwira So wo mu ijuru ibyo ukeneye? Niba ariko bimeze, abamarayika bita ku masengesho yawe, kandi niba ayo masengesho atarabashije gusohoka mu kanwa kawe igihe uri mu kaga ko gukora ibibi utabitekerejeho, kandi ukagaragaza imbaraga izatera abandi gukora ibibi, marayika wawe murinzi azakuba iruhande, agutere gukora neza, aguhitiremo amagambo uvuga kandi abe inyuma y'ibikorwa byawe. Niwumva nta kaga kakugarije kandi ntusenge usaba guhabwa ubufasha n'imbaraga bikubashisha gutsinda ibishuko, nta kabuza uzayoba. Kwirengagiza inshingano kwawe kuzandikwa mu gitabo cy'Imana yo mu ijuru, kandi ku munsi wo kugerageza uzasanga udashyitse. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 23, ingingo imwe yoroheje. Dushobora kwiyogeza tukavuga ko tutarangwaho ibyaha byinshi abandi bafite, ariko niba dufite ingingo zimwe zikomeye mu mico yacu nyamara hakabaho ingingo imwe yoroheje, haba hakiriho komatana k'ubugingo n'icyaha. Usanga umutima ugabanyijwemo imigabane ibiri mu byo ukora, maze ukavuga uti, bimwe ni ibyanjye, inarijye, naho ibindi ni iby'Imana. Umwana w'Imana agomba gushakisha icyaha yihambiriyeho kandi cyamubase, maze akemerera Imana kukirandura mu mutima we. Agomba gutsinda icyo cyaha kimwe, kuko atari ikintu gito mu maso y'Imana. Umuntu umwe aravuga ati, ntabwo ari njye munyeshyari uri hanyuma y'abandi, ariko hari ubwo nshotorwa maze nkavuga ibintu bibi, nubwo nyuma yo kugaragaza umutima mubi iteka nsaba imbabazi. Undi nawe aravuga ati, mfite iyi nenge cyangwa iriya, ariko nsuzugura kugaragaza uburakari nka kuriya nk'uko kugaragara ku bantu bamwe nzi. Ntabwo Uwiteka yaduhaye urutonde rw'ibyaha kugira ngo dufate ko bimwe bifite ingaruka nto, kandi ngo dufate ko bizangiza ibintu bike cyane, mu gihe ibindi byaha bikomeye cyane kandi bikaba byangiza cyane. Ntabwo umunyururu uba ugikomeye cyane iyo urimo ipfundo rimwe rifite imbaraga nke. Tugomba kuvuga ko uwo munyururu ari mwiza tuwurebeye hamwe wose, ariko iyo ipfundo ryawo rimwe ridakomeye, uwo munyururu ntuba ugishobora kwishingikirizwaho. Umurimo wo kunesha ugomba kwigwa n'umuntu wese winjira mu bwami bw'Imana. Rya jambo rihubukiwe tuba dufitiye ishyushyu gusohora rigomba kudasohorwa. Cya gitekerezo imico yawe itari kwakira neza kigomba gukurwamo, kuko gica intege impinduka wagombye guteza, kandi kikabyara ingaruka, kikagutesha agaciro imbere y'abandi. Ukwiriye kwirinda ikigeragezo kivuga ko urenganyirizwa kwizera kwawe, kandi ukwiriye gusaba gusohorezwa isezerano rya Kristo uvuga uti, ubuntu bwanjye buraguhagije. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 12, umurongo wa 9. Gutegeka ibitekerezo. Ukwiriye kwirinda kujya ku rubuga rwa Satani, kandi ntiwemerere intekerezo zawe gutwarwa ngo ureke kubaha Imana. Ukwiriye kwishimira muri Kristo, kandi ukwiriye kuronka imico yo kwitegeka, ndetse n'intekerezo zawe zigomba kumvira ubushake bw'Imana, kandi amarangamutima yawe agategekwa n'ubwenge n'iyobokamana. Ntabwo ubushobozi bwawe bwo gutekereza wabuherewe kukwemerera kurangwa n'ubuzima bwo gukurikira ibibonetse byose no kwigendera uko wishakiye, hatabayeho gukoresha umuhati ngo ugire ibyo wibuza gukora cyangwa se ngo urangwe n'ikinyabupfura. Niba ufite ibitekerezo bipfuye, amarangamutima nayo azaba adatunganye, kandi ibitekerezo n'amarangamutima bishyizwe hamwe nibyo birema imico mbonera. Iyo mufashe icyemezo cy'uko nk'Abakristo mudahabwa,
mudasabwa gutegeka intekerezo n'amarangamutima byanyu, mugera aho mutegekwa n'abamarayika babi, kandi mukabararika ngo baze babane namwe ndetse babategeke. Nimwumvira intekerezo mwiyumvamo kandi mukemerera ibitekerezo byanyu kujya mu muyoboro wo kutizera, gushidikanya no kutanyurwa, muzaba mu bantu b'abanyamubabaro kurusha abandi bose, kandi ubuzima bwanyu buzagaragara ko ntacyo bwagezeho.